Ibintu ugomba guhagarika niba ushaka gutera imbere. Ikintu cya mbere, hagarika guhora mu hashize hawe. Iyo uhora wibuka amakosa wakoze, amahirwe watakaje cyangwa ibintu byakubabaje kera, ushobora gutangira nk'aho ibyo byahise ari byo biyobora ubuzima bwawe. Aha niho uhora wibwira ati nagerageje ibintu biranga, sinshobora kongera kugerageza. Ibyambayeho byanyeretse ko ntazigera ntera imbere. Iyo mitekerereze imeze gutyo rero ugomba kuyikuramo, kubera ko ibyahise ni isomo, ntabwo ari igihano ugomba guhora witwaza. Ibyakubayeho nta buryo ushobora kubihinduramo, nyine byarabaye. Uri n'umuntu utekereza kure, byaba byaranagusigiye isomo rikomeye ryatuma uburyo wabikozemo ubuhindura, noneho ugakoresha uburyo bushya, aho kugira ngo ushyireho umupaka wo kutongera kugerageza. Niba warigeze gutangira bizinesi ikanga ikaguhombera, wihita uhagarikira aho ngaho uvuge ngo sinzongera gushora. Oya, ahubwo hindura uburyo wayikoragamo, cyangwa unatangize ubundi bwoko bwa bizinesi butandukanye n'ubwo wari uri gukora mbere. Ikintu cya kabiri ugomba guhagarika niba ushaka gutera imbere, hagarika guhora ushaka impamvu zo kwisobanura. Hari ubwo ibintu bitagenda neza mu buzima bwawe, ariko aho kureba icyo wahindura ugahora ushaka impamvu zitumvikana ko arizo zituma ibintu bitagenda neza. Aha ni hahandi nk'igihe watangiye umushinga cyangwa bizinesi ntigende neza, ugahora witwaza ati abantu ntibankunda ngo babe baza bambera abakiriya, ugahora witwaza ati abacuruzi ni benshi ducuruza ibintu bimwe, cyangwa se ati ntabwo ngira bantera inkunga mu mikorere yanjye, n'indi myumvire imeze gutyo. Yego, birashoboka ko ibyo bintu bifite uruhare mu kudatera imbere kwawe, gusa aho bera ikibazo gikomeye ni uko utaba ushaka kureba ibyo nawe wakora kugira ngo ugire ibyo ukosora, ahubwo ikibazo ugahora ukirebera hanze gusa, ugishinja abantu runaka ngo nibo batuma udatera imbere. Mbega imyumvire nk'iyo akaba ariyo utsimbararaho cyane, ikubuza kugera ku iterambere wifuza. Ugasanga uri aho ngo wabuze abakiriya, igihugu ntikinkunda, abo ducuruza bimwe babaye benshi, ariko ntube wanakwibaza ati ese mbwira neza abakiriya, ese mbaha ibintu bifite karite, mbaha serivisi nziza, ese mbyuka kare? Kandi koko akenshi ugasanga ikibazo gituma utagira aho ugera kiri aho ngaho. Iyo rero wamaze kubona ko ikibazo kiri muri wowe, bituma unashobora kugira ibyo wahindura, bikaba byanatuma na bya bindi wabonaga hanze ko ari inzitizi bitakiri inzitizi cyane, ahubwo rimwe na rimwe bikaba ari nk'amahirwe yo kugira ngo ukore cyane utere imbere. Ikintu cya gatatu ugomba guhagarika niba ushaka gutera imbere, hagarika gushaka ibisubizo byihuse. Ubwonko bwawe bushobora kuba bukunda ibintu byihuse bihita biguha umunezero cyangwa inyungu z'ako kanya. Ari nayo mpamvu ushobora kumva ushaka kubona amafaranga menshi vuba, cyangwa se ukaba wumva ushaka gutsinda vuba, cyangwa se ushaka guhindura ubuzima bwawe mu gihe gitoya. Yego, birashoboka, ibyo ni byo pe. Ariko ikibazo ni uko ibintu byinshi by'agaciro bisaba igihe cyo kubaka. Wishaka guhora ubaho nk'umuhigi, ahubwo uharanira kubaho nk'umuhinzi. Ushobora kugira amafaranga ukumva ko ayo mafaranga agomba kukubyarira andi byihuse, ukaba wahitamo kuyashora mu mikino y'amahirwe aho kuyashora mu mushinga uzatanga inyungu buhoro buhoro. Ugahitamo kuyashora aho ngaho mu mikino y'amahirwe kuko wumva ko ashobora guhita aguha andi mu kanya gatoya. Yego, birashoboka ko ashobora guhita aguha andi, ariko muri uko kunguka akenshi uhita uba imbata yo guhora ukina iyo mikino y'amahirwe. Wowe ugahita wumva ko uko uzajya uhora ukina ariko uzajya uhita urya. Wenda ba nyiri imikino bakaba babanza bakanakureshya koko ukazajya uhora urya, ariko akenshi birangira uhiye burundu, noneho waranatakaje amafaranga menshi, imbaraga zawe, igihe cyawe bitagira ingano. Hari n'ubwo bamwe bibasigira ingaruka zishingiye ku mitekerereze ndetse n'imibanire yabo babana n'abandi, nk'igihe byateje ubukene mu muryango. Rero hano ugomba kumva kandi ugasobanukirwa ko guhora wiringira inyungu cyangwa ibisubizo byihuse atari inzira nyayo yakugeza ku butsinzi, ahubwo ubutsinzi nyabwo busaba kugenza ibintu gahoro gahoro. Ikintu cya kane ugomba guhagarika, hagarika kubaho utinya ibintu bitarabaho. Ibi bisobanuye yuko uhora utinya gukora ibintu wiyumvisha ko uzahuriramo n'ibintu bitari byiza, nko gutsindwa, kunengwa cyangwa se kuzahomba. Aha ngaha niho ushobora kugira igitekerezo cyiza cyo gutangira ikintu runaka ubona ko kizakugirira akamaro. Wenda ushaka gutangira nka bizinesi, ariko ugahora wibwira uti ese byagenda bita abantu bambonye nkora iriya bizinesi iciriritse banseka, oya singomba kuyikora. Cyangwa ukibwira ati ubu se nyishoyemo ngahita nshya nkahomba, reka singombwa gushoramo. Azajya uhora muri ibyo mu myumvire imeze utyo, ngo ni ukwanga guhangana na risike ushobora guhura nazo muri urwo rugendo rw'iterambere, bigatuma ntacyo utangira kugerageza. Ngo abantu twiganye kaminuza ngo bazanseka niba babona nagiye gucuruza dodo,
Ikintu ushaka ko hano umenya ni uko aho guhora wibaza ibishobora kugenda nabi gusa, ibyo abantu bashobora kuvugaho, utangira kwibaza ati ese ni iki nakora kugira ngo ibintu bibe byagenda neza, cyangwa wibaza ati ese ubundi niyo bitagenda neza nk'uko mbishaka ni irihe somo nabyigiramo. Ibi bijyanirana n'uko abantu benshi bagwa mu mutego wo kudafata icyemezo runaka banga gufata risike. Ariko kudafata icyemezo ni ikintu kibi gishobora gutuma uhora wicuza ubuzima bwawe bwose. Byaruta gufata icyemezo cy'ibyo wagakoze ntubone umusaruro nk'uko wari ubyiteze, aho kubyihorera kubikora burundu. Kuko nk'uko nari maze kubivuga, iyo ufashe icyemezo cyo gutangira ibintu nubwo byakwanga, ariko umenya realite y'ibyo bintu uko ihagaze, bikaba bishobora no kuguha experience y'uburyo ubutaha nujya mu bindi bisa n'ibyo uzabikora neza, udahora no kwicuza ati ese ubu iyo mbikora, iyo ngerageza, ubu iyo ntangira mba ngeze hehe, ugahorana kwicuza nk'ubwo kutarangira. Umuntu ushaka gutera imbere ntabwo agira ubwoba bwo gutangira cyangwa gufata risike, ahubwo aragerageza, byakwanga akaba yabyigiramo amasomo bigatuma ahindura aho bikenewe. Ikintu cya gatanu ugomba guhagarika, ari nacyo nasorezaho, hagarika kugendana n'abantu mutari mu murongo umwe. Ibi bivuze yuko abo umarana umwanya nabo bagira uruhare runini ku mitekerereze yawe, ku byo wifuza kugeraho ndetse n'imyanzuro ufata. Niba uhora hafi y'abantu badafite intego nk'izawe bagisha inama y'icyo ugomba gukora cyaguteza imbere, ariko ukabona ko abo bantu bahora baguca intege, mbega nta kintu bagufasha kubaka, ahubwo bo bakumva ko umubano wawe nabo ushingiye ku bintu bitagufitiye akamaro, abo bantu utangira ubakure mu buzima bwawe. Byaruta kugenda wenyine aho kugendana n'abantu bakuyobya. Kimwe n'uko udakwiye kugendana n'abantu bahaze kandi wowe ushonje. Shaka abantu bashonje nkawe, kuko nibo muzaterana akanyabugabo n'ibitekerezo byatuma mudakomeza gusonza. Kandi nabwo nutababona wowe ubwawe ku giti cyawe, ushobora kwihingamo ubushobozi bwose ufite bwatuma udakomeza gusonza. Niba wifuza kubaka ubuzima bwiza bufite iterambere, irinda abantu mutari mu nzira imwe, ahubwo ujyane n'abantu bashaka kugera ku iterambere nk'iryawe. Wakoze cyane, ngiye kugutegura nkanakugezaho nk'ibisanzwe. Nitwa Ernest. Iki kiganiro nubona cyagufashije, wibuke ukore subscribe, ube wakanda like, share na comment. Tubonane mu kindi kiganiro gikurikira.